ni bande bibuka uyu mukobwa? Ni bande bamwibuka agendera mu cyuma? mu butwari nahawe n'Imana kuva uyu munsi amaguru yawe ndayategetse abemaze. Igihe wagendeye ubabara uribwa, none aha mu butwari nahawe n'Iyera ndagutegetse ukire burundu. Imbaraga z'Imana zikubeho, uku kwezi ntuzongere kugendera kuri iki cyuma. Ni bande babyibuka nsengera uyu mwana? Gira umuntu muri Kongo ijambo ryose Imana yavuganye nawe giringire izarisohoza. Ndamwibuka muzabiribe kuri YouTube birahari. Musengera ari hano agenda mu cyuma. Iyo bamwe babonye ugiye gusenga baravuga ngo uriya ntabwo ari umunyamasengesho, watukishije izina ry'Imana ku musozi utuye, wagiranaga ubusabane n'Imana, wasengaga saa 9 za nijoro, uyu munsi uraryama ukagona ugafurura, Imana ikagukangura ikaguha umwuka, wari uwo gutaha nk'abandi. Wararirimbaga, wasamukaga umusozi, wajyaga mu masengesho, niyo utajyagayo waricaraga mu rugo rwawe, Imana ukayihereza umwanya. Uyu munsi Imana warayijugunye, ese wayisigiye? Itekerezeho mu mutima wawe. Niwumva utsinzwe n'urubanza, utambuka utera intambwe wegere hino, gusabira Imana imbabazi. Inzira wanyuzemo ni wowe uzizi. Sinkubwiye ngo uzivuge ngo Mana mbabarira ubusambanyi, niba warabikoze ni wowe ubizi. Itekerezeho mu mutima wawe. Niwumva wicira urubanza, niwumva hari Imana yawe yasuzuguwe kubera wowe, niwumva Imana yarasuzuguwe kubera wowe, ugasanga hari ibigutandukanya n'Imana, utera intambwe, kubera ko umubiri n'amazi ameneka ntayago. Ubusa byose n'ubusa, ubusa byose n'ubusa, mundebe bariya mubareke, byose n'ubusa, ibyo byose n'ubusa, n'ubusa yo, ubusa byose n'ubusa, n'ubusa byose n'ubusa, amasata yabo n'ubusa byose n'ubusa, ibyo byose n'ubusa, n'ubusa, n'ubusa byose n'ubusa, n'ubusa, n'ubusa byose n'ubusa, n'ubusa, n'ubusa byose n'ubusa, ibyo byose n'ubusa. Bigeraho umuntu ajya avuka, bikageza aharara ataryamye, ubutunzi bwaboneka, urupfu rutibanguka, n'ubusa, n'ubusa byose n'ubusa, bigusuka, n'ubusa byose n'ubusa, n'ubusa byose n'ubusa, ibyo byose n'ubusa, n'ubusa byose n'ubusa, n'ubusa byose n'ubusa, n'ubusa byose n'ubusa, ibyo byose n'ubusa. Reka mbabwire ibyawe byose yarabishoboye, ntutinye, ntutinye, Yesu yiteguye kukwakira, mutima wanduye arawushaka. Imana ibahe umugisha. Reka mbabwire, niyo nazura bapfuye hano tutabonye abihana, tuba turimo turaruhira ubusa. Ubu mu ijuru iwacu bakoze igitaramo kubera wowe. Kansaba abashumba aho bari bahaguruke ku maguru yawe. Mwene data uri hano, niba uri umushumba wegere hino, n'abanyamasengesho babakikize tugiye kubasengera Imana. Reka mbabwire,
nta cyiza cyo gukorera satani. Inyungu ya mbere ni ugukorera Imana. Icyazanye satani ni ukwica no kwiba no kurimbura. Satani nta mahoro ashobora kuguha. Satani nta bugingo ashobora kuguha. Satani uramukorera akagukoresha ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Mushiki wanjye uri hano, reka nkubwire, aya ni amahirwe Imana iguhaye, kuko satani yari arimo arategura urupfu imbere yawe, kuko yari ashaka kukunyaga. Ariko Yesu, dore abamarayika bahagaze hejuru yawe, bafashe buri muntu wese ukuboko, barimo baramubwira ngo banguke, isi warimo ni mbi cyane. Igihe nataye nkorera satani, Imana cyarambabaje. Igihe nataye nkorera satani cyarambabaje. Igihe nataye nkorera satani, Imana cyarambabaje. Igihe nataye nkorera satani cyarambabaje. Zamura ibiganza byawe mu kanya, ngiye guhereza umushumba dusengere. Subiramo aya magambo, avuga ngo mwami wanjye, uyu mwanya ndatsinzwe, narigwaniriye bihagije, nsanze n'ahandi nabonera amahoro. Iby'isi nabyirukansemo igihe kirekire, ariko uyu mwanya ni wowe nshaka. Hari icyaha cyari cyarambase gituma ntagukorera uko bwije n'uko bukeye. Aya mahirwe umpaye, ndashaka kugukorera. Nyambika imbaraga, kuko njyewe ubwanjye sinabishobora, ariko kubera kunyambitsa imbaraga ngiye gusohoka muri ibi byaha. Abanyamasengesho mubagote mwese, abanyamasengesho mubagote. Pastor Valeri agiye kutuyobora mu mwanya wo gusenga, anaratwatuza. Nibiba na ngombwa mubakozeho ibiganza ababishoboka, mubasengera Imana. Tugiye gufata uyu mwanya wo kugira ngo tubasengere. Abantu mwicaye namwe, nidusengera abantu, uhombeka amaso, usengera Imana mu mutima wawe, uyibwire ngo Mana, nanjye nyambika imbaraga zo gukiranuka, kuko ndatsinzwe, ndagushaka. Akira mushumba. Reka twatuza akanwa kacu tuvuga ngo Mana Data, njye imbere yawe ndi umunyabyaha, nasubiye inyuma, narumvise ijwi ryawe, ndongera ndagwa, nkora ibyangwa nawe. Uyu munsi ndagarutse, mbabarira Mana, mu izina ry'uwancunguye, umucunguzi Yesu Kristo. Nciye bugufi imbere yawe, nanze inzira nagiyemo, ndagarutse kuri wowe, umbabarire, unejeshe ijambo ryawe, umboneze kuko ari wowe uboneye, maze mpore ngendera mu bushake bwawe, nkora ibyo wishimira. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Tugiye gusenga. Uwiteka Mana yanjye, Mana yo kwisenga no kwiringirwa, ubu ni ubusho bwawe. Ngira uwo muntu muri Kongo ntibazasuzugura Imana kandi hari icyo yagukoreye. Oya, ntibazayisuzugure, hari icyo Imana yakoze. Tugerageze uyamamaze, tugerageze uyivuge, tugerageze uvuge imirimo yayo, tugerageze uyivuge ko wayibonye mu bukwe, tugerageze uyivuge ko yaguhaye gutwita, tugerageze uvuge ko yaguhaye gukuza abantu. Umwana ahagarika imvura, vuga ngo amaze kuyihagarika, Imana iramubwira ngo rero Eliya, katukwerekeze ku kagezi k'Ikireti. Imana igishaka ubuhungiro. Ndashimira Imana, ngira uwo muntu muri Kongo nubwo byanze, ariko Imana yaguhaye ubuhungiro.
hari igihe byanga Imana ikaguha ubuhungiro, hari igihe byanga Imana ikaguhisha, hari igihe uburara Imana ikaguteraho umubyibuho bakagira ngo igifiriti n'inyama kandi waburaye. Hari igihe byanga ukisiga amavuta ya gikotori bakagira ngo wisiga amavuta y'amafaransa y'ibihumbi 200, kumbe Imana iba yaguhishe. Kira umuntu muri kwe ngo Imana iramutse igutwikuriye nta n'uwakongera kugusuhuza. Ashimira Imana igiduhisha. Imana iramubwira ngo Eliya we, kubera ko wafashe icyemezo, irukanka jya ku kagezi k'Ikereti niho tuzagutungira. Eliya ngo agenda inanima.